Shalom shalom, nizere ko mumeze neza aho muherereye, bari mu Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, bari hanze y'igihugu, mu bihugu bitandukanye mudukurikira muri, turabasuza mu izina rya Yesu, twizera ko muri amahoro, twizera ko mumeze neza kandi mukomeye. Nitwa Olivier Deva, nuhamya Yesu Kristo wabambwe, Yesu Kristo wapfuye ariko Yesu Kristo wazutse, Yesu Kristo inzira n'ukuri n'ubugingo, Yesu Kristo byiringiro bizima, Yesu Kristo umwami w'abami, Yesu Kristo umucunguzi w'abari mu isi bose. Nizere ko mumeze neza, kamanze nakire mugenzi wanjye. Byabikuraje bya nabyibagiwe. Shalom, ndabasuhuza, nari mbakumbuye, nizeye ko mumeze neza. Kandi ko kubakumbura arakantanze ariko nanjye murabona umuntu bakunda. Urumva nanze kuba ko mbakumbuye kandi ntaramwakira, rero ntibibakange ntibibarangaza. Yarahata mumenye. Urukumbuzi rwari rwinshi. Wiyumva gute se? Numvaga nkumbuye. Gukorera Imana biraryoshye. So kubona rero wicaye. Nteruka kuyikorera. Oya. Ariko nyine kubona ibintu byatangiye bigenda bihagararamo ni ikintu nyine. So ariko bibaho, murabona ko tugarutse dufite mikoro tumeze neza, dushima umwami. Imana yahinduye. Uzwi yari byo bita ngo ibihe byahindutse. Gahunda iracyari yayindi. Yesu n'umwami. Oya ne wabyishe Yesu n'umwami. Urumva baracyanjana mu byakubi byo gutanga chance. Twirinde inshuti z'Imana. Abantu bari baranze gutanga chance ngo nijye abapagani. Ariko se nk'ibi bihuriye he? Covid ije barumirwa buruko babigenza. Ariko munyihanganye ibintu bya mikro mukayanda isi. Ako se umuramyi utazi gufata mikro no he? The worshiper. Sawa the worshiper. Twizere ko mumeze neza. Ahantu hose muri minsi yayibaye myinshi. Nizere ko mwatugaye gutinda ariko guhera nta gahunda yabyo yari hari, so we are back, we are good, we are blessed, you know. So amakuru yawe byiza byinshi ni sawa. Ibintu byagenze mbanza umbwire. Uku kwezi kuri nge yenda gukunda. Uku kwezi kwiteguye ute? Ngewe uku kwezi niteguye ikintu kimwe cyonyine nta kindi. Niteguye kwiziza kuvuga kwa Yesu. Nicyo rashaka. Ndabona wabishyushyemo wabyambare wambaye imituku ariko murakabya. Merry Christmas and Happy New Year. Kudi kwiziza ivuka ry'umwami. Ariko tugomba kwiziza Yesu. Buriya naje gusanga iminsi mikuru nsigaye nizihiza ni kuvuka kwa Yesu na Pasika. Hari ikindi no kuvuka kwanjye kuko nanone mbiza kugira ngo nenge kukubwira ati ntumbwire ko utajya wiziza kuvuka kwa. Ariko mbanza kwiziza kuvuka kwa Yesu kubera ko nubundi ushobora kuvukira ubusa nyine upfuye urimbutse ni nka baravukiye ubusa. So kuba Yesu yaravutse n'ubwo ubundi Yesu ataza gupfa ngo azuke. Noheli tuba tuyifata nk'indi minsi isanzwe. Ariko kuba yarazutse nibyo bituma twiziza kuzuka kwe no kuvuka kwe. Umva n'umunsi nkunda mu buzima. Uyu ugiye kugera mba nashyushye n'ukuri mba mfite ibyishimo. Niyo umunsi iminsi yawe itameze neza uriya munsi ndawubaha. Ubundi maze gukizwa nibwo natangiye kwiziza cyane cyane Pasika. Buriya Pasika ndayiziza mba ndi excited mba. Uzi Pasika se imbabaza? Oya ntabwo ijya imbabaza ngewe. Haba harimo nyine ukuntu nyine twishe. Okay, kuri nge Pasika nyine ni celebration mba ndi kwiziza kubera ko kuzuka kwa Kristo niyo ndirimbo yacu nibyo byirato byacu. Kuri Pasika mba ndi excited nyine ntabwo abizi ko n'abakobwa tugira drama nyine mba numva urupfu neza ruhari. Urumva ngiye ntago ntinda ku rupfu cyane bayantinda ku muzuko. Ibyo ni nabyo bikwiriye. So rero turizera ko mumeze neza aho muri hose kandi turizera ko mwama kibarinze. Yesu aracyari umwami mu buzima bwacu, turacyamuhamya, turacyamuramya, turacyamwamamaza, turacyamuvuga, turacyamukorera kandi aracyadukoresha. Turacyamukunda. Yego, turacyishimira urukundo rwe, imbaraga ze, imbabazi ze, ubuntu bwe. Ye kandi rimwe nzabasora inire urumva ndi kukurikiranya ibintu. Ase wajya ukomeza nkahita cyama akajwi gahogoza. Ijwi ryawe se kumba mbona nazi ibintu urimo. Ijwi mfite ndirimbye ikibazo bahita banyimura ati jya kuririmbye nibyo ushoboye. Ndumuramyi mwiza. So twizere ko rero mumeze neza. Twizere ko namwe mwari mudukumbuye. Mujye muri comment nk'ibisanzwe mwandikemo ngo Yesu n'umwami, Yesu n'umwami, Yesu n'umwami. Nirwo rukumbuzi muri butwereke nta kindi ibindi byose ni ibisanzwe cyane. Ariko niba Yesu akiri umwami, aracyari umwami wahindura ubuzima bwawe, aracyari umwami wahindura situation urimo, aracyari umwami wahindura amateka yawe kuko yari ari kera
niko ari ni nako azahora. Uwo ni Yesu duhamya, niwe turamya kandi niwe twamamaza ibihe byose. So ndashaka kubabwira topic. So tudatinze aravuga ngo tutizimbye mu magambo. Nta kuntu twabona Kinyarwanda tutizimbye mu magambo. Yakandi ko kwizimba mu magambo tudatinze mu magambo niko biba Kinyarwanda cyiza ariko. Okay, tutizimbye mu magambo natubwire. Ngomba uyu munsi tuganiraho. Ariko by the way ndagira ngo mbabwire mukomeze, dufite page kuri Instagram yitwa Salvation Road. Mukore follow gufollowinga ko mwahindutse. Ese ibintu byo kutofollowinga ntago bigezweho. Subscribe ko mutazikora mwabaye iki? Mwakanzeho tukajyana turi kumwe neza cyane. So musharinge muri ibiganiro kugira ngo twese nyine dukomeze tujye mbere. Kandi niba ushaka no kwamamaza cyangwa ufite inyunganizi watwandikira kuri 0728 63952. Uzi Icyongereza? Ngo mu Cyongereza nzi Igiswahili 1 2 3 nta kundi byagenda. So turacyabashimira kandi turabashimira ko mwihanganye mugategereza. Imana ibaha umugisha. Urabona nyine iyo utangiye urugendo ari igihe hazamo umuyaga, ariko turashima Imana yuko utaduhitanye. None umva nkubwire, njye ntabwo nayinzi ko nyine ibintu dukora hari abantu babireba kandi babyishimira. Nkuko hari nk'umwe utabireba nyine akumva ntashaka no kubireba, niko nyine hari n'undi ubufite barambaje ati kubera iki mwagiye byagenze gute. So ni akantu kabayemo gato. Imana ishimwe ko yabikemuye kandi kabikemura neza, muratubona. So rero ni byiza kugaruka topic yo nanjye ndi excited. So rero tutizimye mu magambo, ibintu byo gusoma ari igitabo cy'Ikinyarwanda ni cyinshi cyane, ariko buriya na Bibiliya mu Kinyarwanda gikomeye. Noneho buriya Bibiliya yitwa King James Version na pana New King James. King James Version njya nyisoma nkavuga ari Icyongereza ndakizi. Mbese mbabwire cya Cyongereza ubundi ni cyaye ni cya zamani. Nicyo bakoreshaga ni nko ku Kinyarwanda cya kera atari cyo cy'ubu nyine ni impinduka nyine kuri Imana dukunda twaje ku ngoma nziza ibintu byaroroshye. Cyongereza naragisomera avuga iyi Bibiliya nzajya nyisomerwa n'abasaza. Ariko nyine hari indi barabivuguruye sibyo? Nyine bagenda bajyana. Urumva ikidahinduka Yesu gamore wa undi amagambo wenda ikizamo n'ukuyoroshye kugira ngo uyumve, ariko ntago bayoroshye kugira ngo ikorohere nawe gushaka ko bigenda to. So icyo turi kuganiraho rero uyu munsi topic yacu natwe tugira ngo mutujoininge tuganire hamwe, ukuvuga ngo kugira ikintu rekura kugira ngo ugire icyo ufata, right? Kugira ikintu rekura kugira ngo ugire icyo ufata, kubera ko hari igihe dusaba Imana kuduha ariko dufasha. Ubona kukubwira ngo shyiramo ikintu hano kandi imfumba Imana bagatire kura ati wewe mato ati ndashyira hese wewe rekura ati wowe so rero turimo turagana tuvuga ngo ukwiye kugira ibintu rekura kugira ngo ugire ibyo ufata. Yego. So nicyo tugiye kuganiraho muri makeya, tugendeye kuri stories zo muri Bible, tugendeye kuri stories zo mu buzima bwacu. Natwe rega ntago twicanga nta bintu twarekuye Imana. Ndagira ngo ahubwo mufatirane uhita umbwiye ikintu warekuye kubwe. Ikintu ngenda narekuye ni njyewe to. Narirekuye nyine ngiye nirekuriye umwami. None icyo nicyo ni kinagoye. Nicyo kintu umva byansabye isukari nyinshi. Ariko si tujye tuvuga ngo umwanzi ni Satani. Ariko uzi ko umwanzi ukomeye umuntu afite ari we ubwe. Ako nubundi buri intambara ya mbere umuntu ayirwana nawe tu. Yego. Reka turi mu gihe bavuga ngo ko mbyibagiwera ngo bavuga ngo ishyari yajyanye wango ni njye nanjye siniba ukuntu babivuga. Umuntu ubyibuka azabitwandikira bitwibutse. Ariko nyine turi mu gihe umuntu nyine ari we wirebaho ni njyewe me myself and I. Ako kantu nyine ngo ni njyewe nanjye ubwanjye, ariko kugira ngo rero uzave muri iyo version utangiye kuvuga ngo sinjuriho ni Kristo ro muri njyewe. Bro, jambo najyana ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bikomeye baba we. So tutere story ukuntu rero bisobanure, kuko hari nk'umuntu wenda uri kutwumva ndekurikize ibyo byanditseho kugira icyo ndekura mubikura he. Erega biroroshye na Yesu ajya guhamagara Yesu ahamagara Petero na Andrea na Yohana na Yakobo mukuru we. Yarababwiye ngo
basize ibyo bari bari gukora baramukurikira. Nta muntu ugize ukurikira Yesu nta kintu asize. Kugira ngo nyine ukurikire Yesu nyine bisaba yuko usiga ibindi bintu byose. Hari n'umuntu wabwiye Yesu ngo ndeka mbanze njye guhamba data, namwe ngureka bapfamba bapfuye garagara karandenze. Kaze Yesu nawe ntago aba yoroshye. Urumva no gukurikira Yesu no kurekura. Mbese hari ahantu uva naho ujya hatandukanye naho wabaga. So rero ntago wagendana na Yesu muri style yawe. Ntago nyine uvuga ngo okay Yesu ndamwakira ariko nge nzagena nawe uko mbyumva cyangwa uko mbitegetse ko mbishaka. Hari amahame y'uru rugendo nyine y'inzira ifite amategeko ko inzira ifite nyirayo. Ntago ari inzira uvuga ngo ngewe hari uko mbyumva ari nuko mbitegetse. Yesu yaravuze ngo ya uko nabishizeho no kugomba kubigenderamo. Either ukaba uri kwitoza kubigenderamo cyangwa se ukaba waratangiye kubigenderamo. It's a process nyine. Ntago wavuga ngo ngewe ubwo nkijijwe ariko ibi nzabikora ibi sinzabikora ibi nzabigendera ibi sinzabigendera. Uravuga ati nshobora kuba ibi ntabishoboye ariko ndikugerageza kubishobora. So kwirekura rero ntago biba byoroshye ariko birashoboka hamwe n'Imana nyine. None reba nk'umuntu uba warakuze tuvuge wenda wa muntu ufite nk'ubuhamya nk'ubwanjye kandi kuvuga undi muntu nyine wariye masho wabaye mu isi kabisa wirekuriye isi yako ni ugashize boraga ari nyine wabaye okay wagiye hanze nyine none ngiye gutangira ubuzima bwo kugendana n'Imana. Ese bizanyorohera kwirekura ni ibintu bikorwa nyine wenda nko mu kwezi mu mwaka? Ruhango ntago ari ibintu byoroshye. Ntago nakubwira ngo biroroshye rwose ngo ngwino birahita bitangira byoroya. Ni urugendo nyine nkuko umwana avuka iyo uvuze ngo abari muri Yesu Kristo ni ukuvuka ubwa kabiri. Iyo nukupfana no ukazukana nawe ubutangiye ubundi buzima bushaje. Bivuze ngo iyo uvutse hari ubundi buzima buvukiyemo. Ubuzima buvukiyemo rero wigana n'amahame yabo. Nkuko umubebe avuka akagiye cyo kugaterura bakagasimbiza, bakagira igihe cyo gutangira gukuruzinda. Ibyo rero biseho bitaba bebe yewe utubebe nyine stories z'utubebe marana zikurikiranye to kugira ngo ninkagira bitazangora. No iyo kavuye muri process yo gukuruzinda agatangira gukamba agatangira kujya gahagarara gafashe ku tumeza udutebe kanoro gatangira kugenda gahaguruka dede mama you know. So noneho kagatangira gutera udutambwe kakagwa gakunyira garuka kakagwa uri kumva. So n'urugendo rwo gukizwa nuko rumeze nyine kuko ubuvutse bwa kabiri buvukiye muri situation utisanzemo mu buzima utamenyereye utabayemo mbere. So habamo challenge rero ariko nkuko nyine umubyeyi w'umwana agenda amufasha. Umubyeyi umwana we yatarakomera bari hafi aho ngaho. Hari ahantu utasiga kana gato nyine no kuburura karyamisha kose ko wagira ngo nareze ko wagira ngo nk'umumama. Ibintu by'ababebe ikiganiro n'ababebe process zose ndaziza ariko nuko mugakiza bigenda zimamba ro kubigenda se. Buri umuntu ugikizwa Bibiliya ivuga ngo abamarika ngo babo abana mugakiza ngo abamarika babo ngo bahora imbere y'Imana. Niko Bibiliya ivuga nyine bahora imbere y'Imana nyine Bibiliya niyo mpamvu ivuga nyine nabaramizwa amata nyine bahabwa amata n'ababebe nyine you know. Niko kundi ngo baramizwa amata niko kundi usaba nk'Imana yakwima ikintu ukahita ubivamo. Ukabona biba ngombwa ko rero ahita gusubiza uzwi igikizwa usenga ukahita usubizwa. Cyakoze amasengesho umuntu agikizwa byo no gusengera amafaranga ngo nshaka amafaranga ukahita uyavuga. Ngiye niko nakijijwemo nkahita nyabona ariko ubaho bigeze ukiri umubebe rero bro asenga icyumweru mu mezi 2 umwaka 3 twacyategereje. So icyo warumbaje rero ntago ari ibintu umuntu akora umunsi umwe. Niyo mpamvu uri umuntu akijijwe kenshi ukahita ubona ibintu byose arabiretse byose umunsi umwe shangiye. Ntago mbikizere cyinshi bisaba deliverance nyine iri hejuru cyane ariko ubundi akenshi ni process gake ukagenda urekura nyine gahoro ariko nkuko Imana yabwiye Gideon nyine ngo ngwino genda uko imbaraga zawe zingana. Nacyo Yesu atubira uko imbaraga zawe zingana genda uko izo mbaraga zawe zingana. Irakubwira ngo we ngwino uko imbaraga zawe zingana gahoro ariko nzagushoboza n'undi si imbaraga zacu zidukiza nizo umwami Yesu. So rero bigusaba yuko gake ugenda wegera buri umuntu mubi nutamuvinga. Hari umuntu ukizwa akagira ngo ahari nyine bizaza bimusanga aho ngaho. Nawe ugomba kugira icyo ukora. So rero ikintu nabonye cyo uko ugenda wegera Imana
ugenda usabana n'Imana bigenda biza, ugenda wambara izindi mbaraga, ugenda uhembuka, ugenda nyine ugira ukundi kuntu umera muri wowe, ariko nawe ukirekura nyine n'ufunga umutwe. hari ukuntu ngo kutava ku izima ngo ni nko kuramya ibishushanyo bya terafimu, niko Bibiliya ivuga. nyine ukorohamo ukumva ko niba ukijijwe koko ukijijwe nyine ushaka guhinduka, atari ukuvuga ngo ntiwabeshya Imana ibireba mu mutima. Imana ntabwo ibeshye kape, ntabwo ibeshye, ushobora kuvuga ngo reka nse nk'uhinduka ngo ariko ngo ntabyo navamo, Imana ntiri bubibone, ntacyo ndajya muse, ibyo bintu ntibibaho. nyine urirekura ukemera Imana iyo process, wamugani kwirwanya ntabwo biba byoroshye. ariko nuvuga ngo ikintu nabonye uri akenshi ubundi biri ibintu bitugora kenshi ntago ari ibyo Imana, ntago ari twebwe ubwacu, ahubwo hari igihe duhagurukana n'abandi bantu ugasanga wakijijwe uri wenyine, ariko ugasanga uracyafite nyine nka gang afite gang wanze kurekura uvuga ati sha njye narakijijwe ariko nicara nabo mu kabari nkanywa agafanta nkarya akabroshe, turabizi nyine ukuntu bamwigira udu chips urumva nkarya udu chips cyangwa se ugasanga umuryango uravuga ngo bro nta bintu birenze man, yemba ndi kumwe nabo ariko njye sinyinywa, nuko mba ndi kumwe nabo gusa dutera stories kwanza story mutera ntizisengeye urumva. so rero ugasanga abo bantu wanze kurekura Imana yahamagara Aburahamu, yamuhamagaye ngasige umuryango we na bene se bose ajyane n'umugore we gusa, arangije hagurukana n'uwo bita Loti yamugejeje. Uranga ikintu cyose wanze kurekura ukurikira Imana kikugezayo tu. urumva. so rero Aburahamu Imana aramuhamagaye arumvira arahaguruka, nkuko nawe ushobora kuba warumbishijwe babwira ngo no wakire Yesu Kristo mwami n'umukiza wawe ukaza imbere wizanye, nta muntu ukuboshye, nta muntu ugufosa inzu ukagenda ukajya kwakira Kristo. ariko wamara kuva aho ngaho ugashaka gukomeza kwisanisha na za nshuti zawe, kandi aho urimo urajya deja abo ntibari kujyayo. Njye ndimo ndajya wenda tuvuge kandebe karitsiye nziza Kicukiro, okay, wenda ndimo ndajya nk'Inyarutarama, yavuga Kicukiro mu yindinde, turabasuje urumva. no nkasanga umuntu wenda uri kwigira nka handi uri kwigira nka za Mukamira kuko habaye amatareka bariho mvuga, no nkajyana n'uwo muntu. urumva deja ntitujya ahantu hamwe, turajyana guteze we wakiriye Kristo mwami n'umukiza wawe, ariko za nshuti zawe zitari zamwakira zitaranamwemera nizo mu kigendana, nizo mu gisabane, ntabwo tuvuze ngo mwangane, ariko nyine hari ukuntu ugomba kujya ku ruhande y'abo bantu kugira ngo banze ukomere mu byo urimo. Yego. So rero ari igihe usanga ba Loti twanze kurakura nibo batuma tudasingira ubwiza bw'Imana. Oya ntabwo bijya bikunda. Wenda ahantu nabiboneye. Iyo umaze gukizwa ubuzima bwo gukizwa nyine ni ikindi cyerekezo. Biba ngombwa kuba focused. Ibiza bikushaka kugukura mu gakiza biba ari byinshi. Mva abantu batakuvugishaga barakuvugisha za proto utari rukibona ukazibona, none ukabona wenda na rwa rukundo ruri hejuru y'inshuti okay, rwa rukundo nyine rusumburwa wenda banakweretse ibw'inshuti zawe, ariko kuba waramenye ukuri. Iyo tuvuze gutya ntabwo ari ukumvikanisha ko agakiza ari akabantu bazi nyine okay, ariko niko kuri. Hari ukuri umuntu ukijijwe abafite utarahura na Yesu abadafite, uko niko bimeze rwose. Reka barukore bajye birate Yesu iyo yaguhindura amateka amaso yawe agahumuka, ukamenya ko iyo ugiye ahantu nyine ijisho ry'Imana rikuriho mu ruko rutari bujye gusambana. Hari abantu batizera bavuga ngo bazi Imana, ariko uzi Imana uri kujya hari uri kujya, niba uzi Imana urabizi ko iri kukureba inabyanga. Uzi Imana gute kandi uri ubikore? Uri busanga undi muntu mugasamba muri babiri, uba wumva rero umuntu utarakizwa aba yumva nta muntu umureba, wihishe cyangwa amaso y'Imana ukanaca amazi. Rero urumva ko atandukanye na wa muntu uzi ko ahantu hose Imana imureba, sibyo? Yego. Rero ibintu nzema nkatika, urumva nuko biba bimeze nyine ibintu by'agakiza. Rero iyo ugendana n'izo nshuti warahinduye icyerekezo, waranze kuzirekura, hari izindi mbaraga zishaka kuguma guhuma utari burebe ukuri kuri hanze zikumvisha atako ibyo bintu ntibibaho. Ibintu uri kumva Imana irashaka kugenda igwishurira, kuko ibintu by'Imana ntabwo ari ako kanya bite birangira. No gucungura umwana w'umuntu byafashe imyaka ingahe? Ibihumbi byo. Yego.
ibihumbi bingahe oya ni myinshi urumva kuva Adamu na Eva bakora icyaha hatangiye process yo gucungura umuntu muri nanjye nabibaraga nabi n'imyaka myinshi kuko iyo bishaka yari kuvuga ati umwana w'umuntu shungurwa Eden akiva muri nuza bikarangira Adamu akiva muri Eden akiva muri Adamu mu munyanganire tuba turi kuganira nta kundi byagenda urumva ni rero ibintu by'Imana bigira process reka Imana igukore mu murimo niba wenda wo warakijijwe reka Imana igukore mu murimo ntago twavuga ngo birangira umwaka umwe imyaka 2 ngiye bishobora kurangira wenda nk'imyaka 10 undi bikarangira 2 biterwa nuko wumviye muri urwo rugendo kuko iyo utsinzwe usubiramo da paka Imana igukoze mu murimo cyeka iyo wigeze ikinani ukava mu isi iyo uvuye mu isezerano ngo bava mu isezerano mpamvu babasakorwa n'isoni ngira bashyeshye abo ngabo babandi bavuga ngo birakomeye kuko ukizwa niba ari uko bimeze ngo reka nigendere nta mpano nziza iruta agakiza ariko sinekereza ko gukizwa ari byo bintu bikomeye kuruta ibindi no kuba umunyabyaha ntago byoroha kuba umunyabyaha nibyo bikomeye kubera ko reka nta n'amahoro bufite umuntu nta muntu wanyweye inzoga cyangwa unywa inzoga batangire ku macupa 5 uhera ku karahure bisharira wicirisha wiryaga uvuga ngo ibi bintu bibiha gutya mu binywera iki akagushyiramo fanta satani ni umustrateje arakuvuga ati wowe shyiramo agafanta ugashyiramo agafanta kumva sava urabanza ugacira ariko ukavuga ati ntibibaho n'ibiki byose akagushyiramo agafanta kumva mu mutwe nyine ya misemburo ikozweho ejo bakagushyiramo kandi gafanta uko iminsi igenda ishira utangira kugenda ugabanya fanta urumva watangiye kumenyera inzoga fanta utangiye kugenda ugaha ati oya agafanta mushyiremo gake nta kibazo urumva gake nukagira aho bati fanta ntago ari ngombwa ndakamirira aho ngaho ntago ari ibintu bya danje urumva uko ugenda uri kugenda ujya mu byaha gahoro gahoro step by step nta kintu na kimwe muri iyi si umuntu yajya mu munsi ngo kibe kibaye successful impamvu ibyaha abantu benshi babijyamo nuko ufite abantu benshi bakugaragiye bakumotiva bakubwira bro soma aho hana nta birenze ariko gukizwa impamvu bigora nta muntu ukubwira kura urakizwa ahubwo abantu bose bari kuzengurutse bakagukomera amashyi mu ijuru ni waba ikirori cyo honyine ariko mu isi inshuti zawe kuru yawe zangu byandimo amagenge ngibiki batangira kubwira bro babaye idage oya n'ururimi rw'umwuka umunyamubiri nta rwumva rero niyo mpamvu sometimes usanga ibigora kubera ko nta mashyi ubona ikintu cya mbere utakaza niba abantu bari muri kumwe mwitwaga ko muri inshuti baragenda hari n'igihe na famille usanga ikubwiye ati mwana ibyo bintu wagiyemo subwo urasaza ubaye imbwa bigenze biturumva ugasanga nta muntu nyine wishimiye move ukoze none urumva umuntu ukuntu ateye sometimes dukenera nyine umuntu utumotive uretse umwuka wera sometimes wenda ukubwira ati keep it up iyo nayo wabona mu ruke uzwi n'igihe amajwi aba menshi akubwira ngo nta kintu uri gukora gusenga kwa uri gusenga ni kuri kurenga Imana ushaka gukorera nta kigenda nyine amajwi agucineye ariko urugendo rwo gukizwa uko byagenda kose iyo mutima wawe kuko mu mutima wawe warambiwe ari byo warambiwe ushaka kugendana n'Imana nukuri mu bigendanamo n'Imana nubwo batagukomera amashyi urihangana hari aho ugera ukagira ngo Imana nihari ariko ugakomera gitware kurekura biragora nubwo umuntu kurekura byo biragora n'urugendo ubuzima warabayemo imyaka wenda tuvuge wenda hari abantu wenda bamwe bavukiye mu madini nkanjye ukavukira mu idini ukabimenyera ntumenye ngo biravaye biragiye ukabivamo ariko iyo bigarutsemo ntago bikugora cyane utandukanye n'umuntu utarigeze ubibamo na rimwe ubizamo nyine gutya akabyisanga murumva ngewe iyo mbonye mu rusengero nzi uko bazamura amaboko nzi uturirimbo tw'Imana twinshi ndatuzi igisirimba ndakizi hari ibintu byinshi byo mu rusengero indirimbo zo mu gitabo urumva nakuze baziririmba nyinshi ndazizi ariko hari umuntu uzameze nk'umunyamahanga wanyu nta kintu na kimwe azi uri kumva nta na motivation afite y'abo bantu uri kumva uwo muntu nyine biba bigoye tu uri kumva ariko uko byagenda kose uko byagorana kose birashoboka kurekura none nagiyaga ngo wenda uduhe example sibyo kugira turyoheze nyine abantu bari kubyumva bavuga ati saba abantu bari kutubwira bo barekuye iki urugero rumwe kandi birahari ibyo wagiye nyine wirekurira Imana ugasingira ugate wenda warekuye ubusinzi nakira wenda iki n'iki yego rero umva ibintu narekuye byari byinshi ariko urumva kurekura agacupa byari byarangoye
urumva mpamvu mutseka ngenzi inkuru kurekura agacupa byari hatari kabisa yazi ibintu ariko nkaba umunyakuri nkabwira Imana ni hatari kabisa kubera ko nago nabikoraga kubera nyine fan cyangwa nabikoraga kubera kubikunda gusa tu ntago nje byasabaga ngo twagiye ngo mu kabari ngo haye wapi apana byasabaga ko gusa mba mbishaka nkabikora so rero maze gukizwa ahantu narindi nta bantu nari impazi ntaki ntago navugaga wenda ngo ni ikigare wapi naricaraga abana ariko ubu ngubu ndaguma muraya aba ndagiye mbitekerejeho nyine nkajya kuri boutique hafi muri quartier nkakagura nkajya nkicara mu nzu nkicara no ahantu natangiye kubona ibintu byangiye gukomera natangiye kujya mu dushoti ngatangira kuririmba indirimbo za gospel man navuga ni ibintu ko biyindiye urumva umva wari ukuntu undi usanzwe ari vibe ujyamo none urumva uko ngenda nkizwa indirimbo z'agakiza zitangira kuba nyinshi none namara gushyiramo nk'udukoni nka tubiri ngatangira kumva ngo nyine ndi umukristo abaga ni bro ibintu ko bikomeye none ambwira Imana biracyangoye kabisa yana ntabwo byoroshye ariko ndabishaka ariko sindabishobora ubwo sinakubeshya yuko ntagiye no muri Bibiliya ndi kureba imirongo ibivuga mvuga ndetse Bibiliya ibivuga iki ajya muri Bibiliya Salomo yanditse mu mubwiriza ngo imirimo ye nibashimwe n'Uwiteka n'iki byose ariko kariya kantu ko kubanga inda yawe kunaniye ko numvaga nyine ntaba muri aba bantu bakubwira inda yawe kunaniye kariya ko sinakemera kanza kugwa kuri indi jambo rero Yesu yavuze ngo ibijya mu nda nibyo bihumanya sibyo bihumanya ahubwo ibiva mu nda wataha nababwiye hari umuntu usemura icyo cyanditswe gutyo igo ni njyewe niko kundi ni bya bigeragezo bikoreshwa Bibiliya byageragejwe Yesu yiwi urumva navuga ndijyanye cyose vino yo nyinyweye ijya mu nda igasohoka ntago nzahumana ariko noneho ndimwe nza kujya gase nzabwira gute umuntu wenda inzoga zagize imbata ngo azireke kuko ngiye burasinya mvuga ibintu ntabasha gukora iyo ikintu ntashobora kukireka sinshobora kukikubwira ngo kireke kuko nyine umutima urankomanga komeza ndagerageza ariko icyo gihe cyose nari nkinywa inzoga ntihishe narakijijwe ariko nyine urumva nakumva byanze akagenda nkakanywa ariko nyine numva mu mutima yuko igihe kimwe abwira umwuka mbwa ati mwuka sinzakubeshya sinzakuryarya ntibirankundira ariko ndacyagerageza nyine kuko buri ikintu kitwishe twiha kubeshya Imana kandi Imana ntibeshye ukagira ngo warushije Imana ubwenge ubibwira uko biri ukabibwira ko byanze yego kuko agacupa twabanye iminsi myinshi twagendanye urugendo rurerure ntago byoroshye gukareka umwaka umwe gutyo gusa hagashira nk'amezi nk'abiri amezi abiri yashira abantu ntago nari nyivuga ngo wenda ndanywa amacupa ngaho nagina nkagura agacupa kamwe nicara nari meze nk'uri kugenda nyine nk'imiti bikarangira gutyo tu noneho umunsi umwe ndibuka njya kureka inzoga ubundi ntago nabipanze pe ntago ari ibintu niciye ngo mpanga ahubwo naragiye mfata agacupa ndakanywa kamwe kari naka inzoga ntananywaga pe ubundi nayo mfite inzoga zanjye nanywaga bari banze urumva noneho nkanywa ndi mu cyumba nta muntu uri kundeba noneho umutima urankomanga ndavuga ibintu byabaye icyare ko najyaga nkwa nta muntu ugize ambuza ngo rekeraho agira gute bigenze bite ubwo nangiye kubikora nihisha ubu ni icyaha shawo munsi nuko nguko rwose kuva icyo gihe ndarekura ndavuga ubwo nyine nta kundi zo nanyweye byararangiye zo ntanyweye byararangiye ngiye kujya nywa amaraso ya Yesu shaka kuva icyo gihe none natangiye kujya mbona nk'umuntu wenda ufite addiction y'ubusinzi nkambwira bro birashoboka kuko arabajama benshi tujya tugana akambwira ati man gukizwa ndabishaka ariko sinzi ko nzashobora kureka inzoga nkahitamo ubuhamya rero nasanze nyine Imana ikintu cyose iragikoresha tu so rero nta kintu Imana gusaba kurekura utabasha kurekura oya noneho hari iri jambo ryo kuvuga ngo ngwino uko imbaraga zawe zingana nukuri ya jambo ntabwo nari ko rifite uburemere kuri uzukuri ubundi kwa Yesu nta nubwo bagusha kuri perfect kuko ubwe arabishoboye kuguhindura perfect wowe ikintu usabwa no kuvuga gusa yego uzi ko ari yego igorana iyo uteye intambwe zazindi igihumbi ese icyo cyanditswe kiba muri Bibiliya ngo iyo utera intambwe imwe izindi igihumbi niza abantu bihimbi babonye imbaraga z'Imana baravuze ijambo ribamo ahubwo niba biravuga nyine ngo yasize 99 ijya gushaka imwe ariko byo ngo itera intambwe imwe ngiratera igisi birasinda abantu ariko gusa Imana irakomeye ku buryo nyine iyo uyitangiye ubishaka ufite umutima no urarekura
ariko kugira icyo urekura ku bwa Yesu ubwo nutakirekura ntacyo uzasingira nyine ubuzima bwawe nta gakiza katarimo kurekura wamugane n'abatubanjirije baravuze ngo murekure n'abatubanjirije hari abantu bagize ibyo basiga usogokuruza Aburahamu se wo twizera nawe hari ibyo yasize ibigirwamana by'iwabo kwa Tera ajya aho Imana imwereka ibyo dusiga kugira ngo tugere aho Imana idushaka. Ikintu gikomeye ntago ari ugusiga, turimo tugana ku musozo by the way. Ikintu gikomeye ntago ari ugusiga, ikintu gikomeye ni ibyo uhagurukana nabyo. Kubera ko buriya Aburahamu yasize iwabo ariko ahagurukana na Loti. Sinzi Loti bahagurukanye nabo bariho. Abisirayeli bahagurutse muri Egiputa kwa Farawo bahagurukana n'abanyamahanga batizeraga Imana. Bageze mu butayu nibo bayitotombye batangira kubibutsa ibyo kurya byo muri Egiputa, babibutsa ngo amadegede ngo n'udutungurusumu ngo n'uduki twose turiya tuntu twazanywe n'abanyamahanga bahagurukanye nabo. Bagendanye nabo ntabwo bahaguruka. Bibiliya ivuga ngo ikigare cy'abanyamahanga cyahagurukanye nabo. Bageze mu butayu nibo batangiye kubakumbuza muri Egiputa. Batangira kubibutsa bavuga ati ibintu bya manu turabihaze turabirambiwe. Abisirayeli ubushakashatsi neza. Bavuga ati okay, bavuga ati wa mugani twariryaga amadegede, twariryaga amafi, twariryaga tungurusumu, ibyo nibyo mu buretwa bari bari kubakumbuza. So natwe rari igihe uhagurukana n'umuntu mwagera mu nzira agatangira kukuza ati uribuka za pati cyangwa ingeso cyane cyane nyumva birajyana nyine ahantu ukuntu hashyaga uribuka zasho ibyo bintu arabikwibutsa ngo bikumarire iki ntibijyanye naho urimo urajya ariko ikintu bigushyira mutangira nayo kubikura bakati wa mugani se muracyabyina kwa kunze ati none uzi bigezweho izo nshuti yagurukanye nazo sha ziragukurura nyine rero biragora kuzirekura ariko Imana idusaba kuzirekura kubera ko ntushobora kwakira agakiza kazima kiri kumwe n'abantu batari bazima atari n'abantu gusa n'izo ngeso nubona ari ikintu gishobora kugusubiza inyuma usenge cyane kugira ngo Imana igufashe kurekura maze usingire ubundi bwiza kugira ngo icyubahiro kibi cy'Imana nyine ujye mu murongo w'agakiza neza. Aburahamu amaze atandukana na Loti nibwo Imana yamubwiye ngo ubura amaso yawe urebe. Yatangiye kumwereka none igihugu izamuko kizaba kimeze. Hari igihe usenga ukabona Imana ntago iri kuguha icyo usengera ariko iri kukubwira mu murindi bati warekuye Loti akagenda, warekuye icyo kintu kindi wimitse kikagenda niba ushaka ko ngwibyo nasezeranye kuguha. So rero hari igihe nawe udukurikiye cyangwa uzareba kino kiganiro ntago nzi ibintu wimitse, ntago nzi ibintu wafashe wagundiriye wanze kurekura. Ariko Imana ndakubwira ngo gira icyo urekura kugira ngo ugire icyo ufata. Yesu yasize ubwami bwe, yasiga ingoma, yasiga ijuru, yasize ikamba ryiza baza kwambara ikamba ry'amahwa. Ibirenge bye byageraga inkuru nziza yemera ko babitera imisumari. Ibiganza bye byakizaga abarwayi yemeye ko babitera imisumari. Yemera gusiga ubwami bwe ngo yaraje ngafata akamero k'umugaragu udasanzwe ubwo w'imbata. Uwo ni Yesu ariko ngo yarebye ikamba ryari ririmbe, yarebye ubundi bwiza bwari bumushyizwe imbere. Nawe hari ubundi bwiza wenda ushobora kubuhishwa uyu munsi ariko buteguriwe wowe numara kwemera kurekura. Sinzi icyo wanze kurekura, wasanga ari inshuti, wasanga ari ubusinzi, wasanga ari ubusambanyi, wasanga ari ukujya mu bapfumu, wasanga ari ukwiyiringira ubwawe. Mu gakiza hari abantu batanywa inzoga, hari abantu batasambana, hari abantu batagira kavuga ko gakiza se nakaye kumba ishoboye. Uko kwirekura kumva ko ari icyo wakwishoboza urekurira Imana irekure mera nk'umusirikare ari ukuntu ku rugamba ngiye nkizwa naje meze nk'umusirikare barasiye ku rugamba akabura andi mahitamo ari ukuntu bakurasira ku rugamba. Ariko story yo gukizwa zayibabwire aduye arakurasa bavuga ati se byagenze bitukaza umeze ucyo uvuga ati none andi mu baririmba ngo I surrender all to you. Naje mvuga ne abana aduye amereye nabi wa Mana we ndaje nyo rero batarakurasa ari ukuntu isasu rimwe rica irindo grenade gaturikira ngari kavuga ati bigenze bite. Iyo ubonye amahirwe hano baguha ubuhungiro ugenda uvuga ati ndakora icyo mushaka ndavuga icyo mushaka. Iyo se nanjye se story yanjye buriya uburwayi bwatumye so rero ariko hari nabaza gutyo bageramo imbere bakahita bakarufata bakavuga ati irizi wa release subize ntacyo nta birenze nyine ariko gira icyo urekura abantu. Yesu yararekuye Aburahamu kugira ngo abasekuruza b'amahanga hari icyo yarekuye. Petero kugira ngo induke umurobyi w'abantu ari umurobyi w'amafi yararekuye. Dawidi hari icyo yarekuye. Buri muntu wese Imana yakoresheje hari ibintu yagiye arekura kugira ngo agire ibindi asingira. Nawe rero Imana irakubwira ngo gira ibyo urekura kugira ngo ugire ibindi ufata. Gira ibyo wimitse mu buzima bwawe wimura kugira ngo Imana ubone umwanya. Hari akaririmbo ko mu gitabo kavuga ngo uha umwami Yesu aha ngo wumvire ijwi rye ry'inginga. Karirimbo ndagakunda urumva. So rero nawe umwami Yesu ahaba
emera kugira ibyo urekura kugira ngo Yesu ature muri hari ibintu Yesu atabana nabyo akeneye kuguhindura ngo use nawe ntago akeneye kuza utunganya akeneye yuko gusa umwemerera muri urwo rugendo muhahakorera gusa umukozi w'umuhanga niko ajya avuga ndi umukozi w'umuhanga ariko niba ibiganza byawe bimeze gutya nta kintu uzakira uwo mugisha utegereje birasaba ko banza kurekura kugira ngo ugire ibindi ufata ahubwo Imana inaduhishurire wenda natwe turi kubivuga turacyari mu rugendo natwe Imana dukore ku maso tubone ibintu ishaka ko ari cyo turekura kugira ngo nyine natwe dusingire kubera ko ntabwo turi bubi icyapa iri jambo ntabwo ryamanukiye ubusa Imana ni ngewe niba ari ikintu ntararekura ukimbwira mwami Imana ukitubwire rero ntabwo ari ibyanyu gusa natwe biratureba ariko tutwagana uvuga ngo kugira icyo urekura kugira ngo ugire icyo ufata sinzi icyo wanze kurekura ariko uyu munsi utekereze wicare ubwawe wenyine wisuzume usenga ubaze Imana gese Imana ushaka ko ndekura iki numara kugera kuri iyo etape Imana izakora ibyo yagambiriye gukora ku buzima bwawe yeka ko Imana ari ibibizi ibyo dufite gutya nawe hari ibyo ubuzi hari ibyo tuba tuzi ariko hari n'ibindi hishura bya bindi wumvaga ngo nta kibazo ngo kurekura kanaka se twarabanye igihe kinini cyangwa kurekura ingeso se ko nta kitwaye umunsi uzarekura roti abandi bose ko babikora ariko wowe ni muri abandi bose nta kundi ntago umuntu naje gusanga mu gakiza ntaba ni wo yego so rero nshuti udukurikiye aho uherereye hose udukurikira byo mu kiganiro cyane sabambwa niko twabigize seriye cyane ko mbona narakaye ko nge none birakaye hari habuze imva ingumi mu izina rya Yesu ariko urumva hari igihe ishyaka ry'umwuka rikujyamo nawe bavuze ko narakariye abantu kandi nta kintu kiri gupfa bite nayo mbwana n'ibirakariye ariko Imana ishimwe ko nyine iba yatanze nk'ijambo nk'iri turizeye ko ari abo riri bufashe kandi natwe riradufasha so rero dusoza icyo navuga gira ikintu urekura kibe kimwe uyu munsi ariko mbere y'uko uyu mwaka urangira ugira ibintu urekura uvuge ati ibi bintu simbinjira 2026 kubera ko hari ibintu utazakira utaragira ibindi bintu urekura so sinzi icyo wabwira abantu turimo turagana ku musozi turabasezera turi kumwe twagarutse Imana uko izagenda idushoboza tuzaganira ibintu byiza byinshi kandi turabakunda mukorere subscribe na likes muzitwuzuzeho nyinshi nawe dusoza icyo nababwira ijambo ry'Imana avuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga niwumva ugakingura ndinjira mbane nawe Yesu arashaka kugirira neza Yesu arashaka gukiza Yesu arashaka guhindura uwe yapfuye kubera wowe yarabambwe ngo tubamburwe yarapfuye ariko ku munsi wa gatatu yarazutse ubu ni muzima hagaze ku rugi rw'umutima wakomanga ngo kingura mbane nawe emerure kuri ibindi bintu byose bimitse mu buzima bwawe ureke Yesu umwami wawe emera ukuri ibindi bintu byose bidafite umumaro ureke Yesu umwami wawe Yesu azagukunda muri ubu buzima agukunde ejo kandi azakujyana ubane nawe iteka ryose yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura sinzi umuruhu ufite sinzi imitwaro wikoreye ariko Yesu yiteguye guhindura ibyo byose akakugira uwe kandi akazabana nawe mu buzima bw'iteka ryose so Yesu arabakunda Yesu abategeye amaboko Yesu abakeneyeho ko mumwiyegurira mukabana nawe muzagire noheri nziza n'umwaka mushya muhire so ijambo ry'Imana avuga ngo niwizera mu mutima wawe yuko Yesu niwatuza akanwa ko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa so rero Yesu ni umwami wahindura ubuzima bwawe Imana ibamugisha Imana ibishimire muri Imana bane namwe nitwa Olivier Deva nawe era Justine Imana ibamugisha shalom baraka b'u Rwanda bye